Sireka nangire gusuza nkwifuriza amahoro y'Imana ahantu hose uherereye mu bice bigiye bitandukanye. Niba ari mu gitondo nizere kuza kugira umunsi mwiza, kandi niba ari nijoro nizere kuza kugira ijoro ryiza. Nkwibutse ko ari Zirikana TV, ari ubwangeze kuri Zirikana TV. Cyo usabwa no gukanda subscribe, like, share, comment. Tuye dufata umwanya tugasoma ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Noneho kuri kamera zacu twongeye kugira umisho kongera guhura na wa muturwa wacu ariwe tuganirize kuri byinshi ku butumwa bwiza Imana yamuhaye ngo yongere atuganirize. Reka dutangire tumuha ikaze. Muraho neza? Muraho. Zirikana TV ku bantu badukurikira ushobora guhitabaza amazina yanyu mwitwa bande? Murakoze cyane. Amazina nitwa Siborurema Vincent. Yego, watangira usenga Imana ukatuganiriza n'ubutumwa bwiza Imana yaguhaye. Nitwa Siborurema Vincent, ndi umugabo ndubatse, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR, paruwasi ya itorero rya Karama, paruwasi ya Ntunga. Yego, wasenga Imana ukatugezaho ubutumwa bwiza Imana yaguhaye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutware, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Turagushimye nanone kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tugire abo dusangiza ibyo waduhaye. Turasenze cyane kugira ngo uzubane natwe, turasenze cyane ube mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubutumwa tugiye kubwira abantu ikabugira ahantu bakora ugere naho bageza. Tuguhaye ikaze n'akaribu, ngwino ubane natwe, twirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino ubane natwe, tangirane natwe kandi usozanye natwe, tugucire bugufi kandi tukategeke mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, twongeye kubaha ikaze ku butumwa Imana yaduhaye bujyanye n'amayerekwa y'ibyo yatweretse tugomba kubwira abantu bayo kugira ngo ugire ahantu bubakura, ugire n'ahantu bubageza. Wumvaga hari aho yatsikiye cyangwa se hari aho yananiwe cyangwa se hari aho yaguye, abe yabasha kwihana cyangwa se kugaruka mu murongo Imana ishaka. Tugiye kubagezaho iyerekwa ry'ubugugu abantu b'Imana bagira, iyerekwa rijyanye n'ubugugu abantu b'Imana bagira, kandi bibwira ko bari mu nzira ijya mu ijuru cyangwa se bibwira ko bakorera Imana. Nari ndyamye n'undi nk'uko nsanzwe ndyama cyangwa se nk'uko n'abandi bose basanzwe baryama, ndasinzira nshyirwayo. Ngiye kubona mbona mu iyerekwa mbona abantu benshi bampagaze imbere, nanjye ndimo nitegereza. Marayika arambwira ngo witegereze urebe iby'abo bantu. Nitegereje nkazajya mbona stock nyinshi z'ibintu bitandukanye byabaga biri imbere y'abantu. Najyaga kubona nkabona imbere y'umuntu hari imifuka myinshi y'ibirayi, ubundi imbere y'undi nkabona hari amajerekani menshi y'ubuto, imbere y'undi nkabona hari imifuka myinshi y'ibishyimbo, imbere y'undi nkabona hari imifuka myinshi y'amakara, imbere y'undi nkabona hari imifuka myinshi, hari ibitoki byinshi, ibintu bitandukanye bya bindi dukoresha muri bwa buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nitegereje, marayika arambaza ngo ibyo ngibyo uri kubona urabisobanukiwe? Ndamubwira ntago mbisobanukiwe. Arambwira ngo itegereze neza urebe uraza kumenya iby'ibyo bintu. Ndiko najyaga kubona nkabona umuntu afashe umufuka w'umuceri wose, aratamiye umufuka wose w'umuceri, nkabona ushiriye mu nda, kandi nkabona inda ntihaze, nkabona iracyarangaye. Nkabona ndafashe umufuka w'ibirayi wose uko akabaye, nkabona ushyize mu nda ye, nkabona inda iracyagumye irarangaye, nkabona aracyashonze. Nkabona ndafashe umufuka w'ibishyimbo awushyize mu nda ye, nkabona inda n'undi iracyakomeje gusonza. Abantu bagenda barya ibintu bitandukanye byinshi, ariko nkabona bakomeje gusonza. Marayika arambaza ngo ibyo ngibyo urabisobanukiwe? Ndabwira oya, ntago mbisobanukiwe. Uko niko abantu umuntu abasha kuba yejeje ibirayi byinshi cyangwa se yaguze umufuka w'ibirayi akawurya wenyine azikatu
aturanye n'abantu b'abakene bashonje, azi ko aturanye n'abantu batishoboye, azi ko aturanye n'imfubyi n'abapfakazi, ariko akabirya wenyine n'umuryango we, bakabirya bakabimara, kandi mu mwanya mutoya akaba ari mu rusengero arimo arabyina cyane, akaba ari mu rusengero arimo arahimbaza, akaba ari mu rusengero adiyakona, akaba mu rusengero avuga ko ari umupasitoro cyangwa se ari umushumba, kandi nta kintu ajya afasha abakene. Hanyuma marayika arambwira ngo aba bantu ubona bafite ubugugu bumeze gutya, badashaka kugira ikintu na kimwe kibavaho, ibi ngibi barimo barya nibyo bazatahira, ariko ubugingo buhoraho ntabwo bazabona kuko batabukoreye. Hanyuma ndabwirwa ngo ugende ubwira abantu ngo nubwo murya ibyanyu muvuga ngo mwarabiruhiye, ngo byarabavunnye, ngo mwashoyemo imbaraga nyinshi, ariko ntimugire umuntu ukennye muha, cyangwa umuntu ushonje muha, cyangwa se umuntu ubabaye muha, kandi muba mubazi, muturanye nabo, mugendana nabo, musengana nabo, mukorana nabo, ariko mukabirengagiza nkana, uku nguku Imana nayo izabirengagiza ku bugingo buhoraho, kuko nta kintu mwigeze mukora muri ubu buzima mu byo gufasha abantu bayo bababaye. Marayika arambwira ngo umutego w'abantu bababaye, umutego w'imfubyi n'abapfakazi, umutego w'abakene, umutego w'abashonji, abantu baciye bugufi, ngo ni umutego ukomeye cyane Imana yateze abantu bavuga ko bayikorera kugira ngo batsinde ibyo bizamini cyangwa se babitsindwe. Uzabitsindwa wese nta bugingo afite, icyo yaba ari cyo cyose, icyo yaba ari akora cyose mu itorero. Kuri ko rero abantu batinda mu itorero kandi nta kintu bajya bamarira abantu bababaye, nta kintu bamarira abantu bashonje, bakibwira ngo iriya mirimo bakora mu rusengero ngo izabahesha ingororano, ariko marayika arampakana yambwira ko abakene n'imfubyi n'abapfakazi n'abandi bantu bose batishoboye ari umutego ukomeye Imana yashyize imbere ya buri muntu wese uvuga ko akijijwe, umuntu utaragize ikintu amara ku bantu nk'abo ngabo, ahubwo abareba akabirengagiza nkana, akavuga ngo njyewe byaramvunnye, njyewe yanjye nyahembwa yamvunnye, njyewe mpinga mvunitse nta umfashije, njyewe norora bingoye, amata ngomba kuyanywa njyenyine. Hanyuma marayika arambwira ngo nzabwira abantu ngo n'umwana w'Imana kumena amaraso byari bimugoye, niyo mpamvu umuntu wese utazagaragaza iyi mirimo nta kintu azigera yireguza imbere y'Imana. Hanyuma nongera kubona irindi yerekwa, iryo ngiryo riciyeho, nongera kubona irindi yerekwa, iyerekwa ryitwa inzira ifunganye n'inzira ngari. Nari ndyamye n'ubundi nkuko n'ubundi n'abandi bantu bose baryama, ngiye kubona mbona imbere yanjye hari inzira ebyiri. Nabonaga hari inzira ntoya cyane umuntu atabasha kunyuramo, ariko imbere yanjye mpabona indi nzira nini yari irimo abagenzi benshi ntabasha kubara. Nabonaga bahetse amakesi y'inzoga, nabonaga bakurura amatungo atandukanye, amahene n'andi matungo atandukanye. Mbese nabonaga muri iyo nzira abantu bagendamo nta kibazo bafite, ariko hari n'ibyo bakoraga mu buzima busanzwe. Nyuma nitegereje iyo nzira yari ntoya kandi yari yegeranye n'iyo ngiyo ngari, birateganye, nuko mbona ndi kunyura iyo nzira, ariko kuyinyuramo byari bingoye cyane. Iyo nzira yari ihagazeho marayika ambonye irushaho kwiyegeranya cyane, kugeza aho yatangiye kumbyiga cyangwa se kumpata, kugera aho nari ntangiye kunanirwa kuyicamo cyangwa se ntangiye kuyivamo, ariko nyinyuramo bingoye cyane. Ndagenda, nta wundi muntu nigeze mbona muri iyo nzira. Baza marayika ndamubwira iyi nzira ko mbona n'abantu bayirimo. Arambwira ngo iyo nzira ntabwo ari iyo kunyurwa na buri muntu wese, abantu bahisemo inzira iboroheye, inzira itabagoye, inzira itarimo amakuba, inzira itarimo ibigeragezo, inzira
inzira itarimo imibabaro, inzira mbese umuntu anyura kumva nta kintu na kimwe kimugoye. Arambwira ngo iyo nzira impamvu ubona n'abantu benshi bayirimo ngo iragoye. Arambaza ngo mbese uyinyuramo wabonaga bimeze gute? Ndamubwira nagendaga nihata, numva bingoye cyane, numva ndushye, numva bikomeye kuyinyuramo. Arambwira rero ngo impamvu wumvaga bikomeye kuyinyuramo, iyo niyo nzira ifunganye ujya wumva ijya mu ijuru. Impamvu rero nta bagenzi benshi wabonyemo, ntago abantu bari kuvuga ko badashaka kwigora, abantu barakuvuga ko badashaka kwirushya, abantu baravuga ko badashaka ibibarushya cyangwa ibibagoye, ahubwo bakeneye ibibanezeza nko ku gihe cya Nowa. Niyo mpamvu rero iyo nzira nta bantu benshi wigeze uyibonamo. Ndavuga mbaza marayika niko mbona ibi bintu bikomeye. Arambwira ngo ubwo se birakomeye ugira ngo mwari mwabona iki? Iryo yerekwa naryo ndibona uko nguko. Marayika arambwira ngo genda ubwire abantu bave mu nzira ngari ijya kurimbuka, bajye mu nzira ifunganye, nubwo irihuje, nubwo irimo amakuba, nubwo irimo ibigeragezo, ariko ni inzira ijya mu ijuru, kandi iyo nzira iraruhije, abagenzi bayirimo ni bakeya. Hanyuma ndakangukwa, iryo yerekwa risoza uko nguko, ari uko nguko ndibonye. Imana iguha umugisha kubw'iyo yerekwa wagize. Muri iyi minsi rero dufite abantu bagiye batandukanye bashobora kumera nka wa muhanzi waririmbye ngo simba ikangwa, wavuze kuri cya kintu cya simba ikangwa. Abantu bo muri iyi minsi ntibasimba ikangwa, ntacyo bibabwiye, nta n'icyo bibatwaye. Ese hari ingororano zabo zikwiriye abo bantu? Hari ingororano z'abakora ibibi n'abakora ibyiza? Ingororano zirahari. Kubera ko Yesaya 3:10 wenda reka tuhasome wumve ingororano za bene abo bantu birengagiza gukora iby'Imana ishaka. Dusome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuri aba bantu banga gukora iby'Imana ishaka. 3:10 Yesaya haravuga, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya haravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. 11 haravuga ngo ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Ni ukuvuga rero nubwo wenda abantu bakirengagiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, bakaryirengagiza nkana, ariko hari ingaruka ku bantu kandi zitari nziza ku bantu babyirengagije nkana. Si uko abantu batazi icyo Imana ishaka, si uko abantu kugendera mu by'Imana ishaka batabikora, ahubwo abantu bo muri iyi minsi ntago bashaka kwigora. Ntibashaka kwigora, ntibashaka kuruha, mbese bimeze nka wa muntu abandi bahinga bareba, ariko akavuga ngo nasarura azarya. Ukibaza ukuntu abandi bahinze umuntu areba, ariko yavuga ngo nibasarura azarya. Bishatse kuvuga ngo azarya ariko agombye kubibiba. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ritwereka ko hari ingaruka kandi zitari nziza ku bantu babyirengagije nkana, banze kubikora ngo bibavune, ariko hari ingaruka z'ibihe byose, hari ukurimbuka ku bihe byose. Reka izo ngaruka wenda twongere tuzisome mu byahishuriwe Yohana igice cya 20, umurongo waho duhere ku murongo wa 11, tubanze dusome titere y'iryo jambo twumve. Haravuga ngo Satani abohwa abakiranutsi b'Imana bimana na Yesu imyaka 1000. Bivuga ngo na Satani ugerageza abantu, na Satani ugora abantu, hari igihe cye bizarangira abe nta kintu cyemerewe gukora na kimwe. Reka dusome kuri umurongo wa 11 twumve abantu bakoze neza bizagenda gute, abantu bakoze nabi bizagenda gute. Haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera
mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. 13 Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu yakoze. 14 Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. 15 niho nari ngendeye cyane ava ngo kandi umuntu wese utabonetswe ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Urumva ko rero abantu nubwo babyirengagiza nkana ariko barabizi ko hari ibihano, ariko umuntu yataragira mu kibazo ntago uburemere bw'ikibazo umuntu abumenya. Umuntu abumenya ari uko ikibazo yakigezemo. Hari inyanja rero yaka umuriro irindiriye abantu. Hari umujinya w'Imana ubikiwe abantu, umujinya udafunguwemo amazi ubikiwe abantu banze kumva icyo Imana ishaka, banze gukora iby'Imana ishaka, bigenge bakora ibyaha uko bashaka, bange gufasha abandi bababaye babona, ariko hari umujinya ubikiwe abo bantu. Urahari umujinya ubikiwe abo bantu, babyemera batabyemera, ariko umujinya urahari. Nabo ku bwantu baba barabwirwaga ntibumve, ariko igihe kigeze byarabaye, amazi arabarengera, baza gutakamba imbere ya Nowa bakomanga bidakunda. Ab'i Sodomu n'i Gomora baraburiwe, banga kumva, babigira nayo, babigira n'imikino, ariko igihe cyarageze umuriro wamanuka urabatwika. Rero ni nako hari umujinya Imana ibikiye umuntu wese ku munsi w'amateka, ariko haracyari ibyiringiro by'uko umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima nanone yahinduka akava mu byaha bye. Remera niwe wavuze ngo nimbwira umunyabyaha akava mu byaha bye, azaba akijije ubugingo, ariko naramuka atavuye mu byaha bye gupfa ko azapfa azize ibyaha bye. Ni ukuvuga rero Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi, kuko ikeneye ko abanyabyaha bava mu byaha byabo ngo bahindukire, abasinzi bahindukire, abarozi bahindukire, abasambanyi bahindukire, abagambanya, abagoma, abicanyi bahindukire. Yesu arakicaye na n'uyu munsi, na n'uyu mwanya tuvugana, arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ariko uwinangiye umutima akanga kubyumva, akabyirengagiza nkanabishaka, hari umujinya umurindiriye, hari umujinya umurindiriye. Imana itugirire neza, ariko ntawe twakwifuriza ko uyu mujinya yazawisangamo. Imana ni nziza ngo iburira abantu iminsi yose ishaka ko nta n'umwe warimbuka, ariko kwinangira imitima kw'abantu cyangwa se za nzira ebyiri Imana yashyize imbere y'umuntu, kunanirwa guhitamo neza, umuntu agahitamo nabi, bikamubera ingaruka zo kuba yazagubwa nabi. Ariko imbere yacu hari inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo, dusabwa guhitamo kuko twahawe ubwenge. Twahawe ubwenge, ubwenge bwacu si ubw'ihene, si ubw'intama, si ubw'inkoko, twahawe ubwenge. Muri izi inzira y'urupfu n'inzira y'ubugingo dusabwe guhitamo neza, tugahitamo inzira y'ubugingo. Guhitamo inzira y'ubugingo rero ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukagumana nawe, ko niwe wenyine ufite ubushobozi, niwe ufite imbaraga zo kukugeza ku byo abantu batakugeza, niwe ushobora kukwigisha akaguha ubumenyi abantu bataguha. Imana rero itugirire neza. Twifurije abanyarwanda bose batwumvishe, twifurije abandi bantu bose aho baba bari hose batwumvishije, yuko buri muntu wese yakwitekerezaho, buri muntu wese yakwiyinira agakiza ubugingo bwe, kuko hari umunsi, hari umujinya
hari umujinya Imana ibikiye abanzi bayo, hari umujinya Imana ibikiye abantu banze kuyumvira no kuyikorera. Kandi mwibuke ko abantu bavuze ko Yesu atinze, ariko urupfu umunsi ku munsi rurya abantu, kandi nyuma yo gupfa nta mirimo, nta migambi, nta kumenya. Niyo mpamvu ukwiriye kwitekerezaho ujya uhumeka, mwuka ukirimo, mwuka ufite n'uwo mfite nizanyo. Ejo uzaba wawatswe, uri we wese, wundi we wese. Ejo umwuka dufite tuzaba twawatswe n'intizanyo, kandi umuntu agira agaciro kubera afite umwuka. Ariko umuntu niyo yaba akomeye gute umwuka washizemo, kwa gukomera nta gukongera kuboneka. Rero niyo mpamvu twifurije abantu ko bakwitekerezaho bakakira uyu mwami w'amahoro, uyu mwami watanze ubuzima bwe ku bwacu, agatanga ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo tubonere ubugingo muri we, amenya amaraso y'igiciro. Imana nitugire neza. Yego, hari nk'umuntu ukeneye kuba yakuvugisha, yakubona kuri nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ya telefone yambona kuri 0788 20 53 600.